ikiganiro ifunguro rya roho ni kuri televiziyo Kiliziya Imwe. Inshuti bavandimwe mwese abakurikiye televiziyo Kiliziya Imwe aho muherereye hirya no hino, mbanje kubasuhuza. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Jean Pierre Urukundo, nk'ibisanzwe ninjye dukomeje kubana mu kiganiro ifunguro rya roho n'ibindi biganiro bitandukanye hano kuri televiziyo Kiliziya Imwe bikomeje kudufasha. Ifunguro rya roho. Iyo tugaburira umubiri na roho dukenera kugira ngo nayo yoye gusigara inyuma. Tujye mu myidagaduro, mubona ko tubagezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino, tukabagezaho ibitandukanye mu muziki, indirimbo, ubutumwa mu ndirimbo ni ngombwa, ariko ni na ngombwa gufata undi mwanya wo kuganira ku bitabo bitagatifu bikadufasha kwihugura mu byo tudasobanukiwe, yewe n'ibyo dusobanukiwe nabyo tukarushaho kugenda tubisangira. Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none, ubwo twari kumwe ejo mu kiganiro nk'iki ngiki ifunguro rya roho, twabonye ibitandukanye, amateka ya Izaki, Rebeka, Ezawu na Yakobo. Uyu munsi rero tugiye gukomeza kubana mu icyo kiganiro, ariko noneho tugiye kurebera hamwe ibijyanye nuko Yakobo yibye umugisha wari ugenewe Ezawu. Ayo mateka niyo tugiye kwinjiramo. Yakobo yihesha umugisha wari ugenewe Ezawu. Ntabwo kutumvikana mu miryango ari ibya none, byahozeho ariko ntibikwiye guhoraho. Rero Bibiliya irimo izo ngero zose kugira ngo zigire icyo zidusigira mu buzima, kandi twihatire kwirinda urwango. Turaje tubibone neza. Yakobo amaze gukora ibi, umutima we ntiwagiye hamwe kuko yagize ubwoba cyane bigera n'ubwo ahunga. Ushaka kubisoma ukabyinjiramo neza, ubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 27. Izaki ageze mu zabukuru, amaso ye arahuma, ntiyaba akibona. Nuko niko guhamagara Ezawu umuhungu we w'imfura, aramubwira ati, mwana wanjye. Undi ati, ndi hano. Izaki ati, dore ndashaje, sinzi umunsi nzapfiraho. None fata intwaro zawe, umutana n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba unyicireyo inyamaswa y'umuhigo, hanyuma uyintegurire uko mbikunda, unzanire ndye, maze nguhe umugisha ntarapfa. Rebeka yari ateze amatwi Izaki. Rebeka ni umugore wa Izaki, yari amuteze amatwi baganira. Izaki aganira n'umuhungu we Ezawu. Nuko Ezawu ajya mu ishyamba kwica inyamaswa y'umuhigo ngo awuzanire se. Rebeka abwira umuhungu we Yakobo, murumuna wa Ezawu, ati, numvise se aganira na Ezawu umuvandimwe wawe, amubwira ati, nzanira inyama y'umuhigo untegurire ndye, mbone kuguha umugisha imbere y'Uhoraho ntarapfa. Twihanganire, dukunda kuvuga ko abagore bafite rwose ubwenge bwinshi bwo kuyobya abantu. Urumva bimubwiye, noneho yongeramo n'akantu k'amakabya nkuru ngo imbere y'Uhoraho, kandi mu byo Izaki yabwiye umuhungu we, yamubwiye ati, ndaguha umugisha, ariko ntabwo yongeye ngo imbere y'Uhoraho. Bitewe n'uko rero Izaki yakundaga Ezawu umuhungu we w'imfura, noneho umugore we Rebeka nawe agakunda Yakobo, bityo
Rebeka yifuzaga ko umugisha wahabwa umwana muto. None rero mwana wanjye, tega amatwi maze ugenze uko ngutegeka. Genda ujye mu matungo maze unzanire abana b'ihene 2 kugira ngo ntegurire so ibyo kurya uko abikunda. Uraza kubishyira so afungure maze aguhe umugisha atarapfa. Yakobo asubiza nyina Rebeka ati Ezawu mwene data afite ibyoya byinshi ku mubiri wose, naho njyewe ntabyo mfite. None data yankoraho agasanga mubeshya, naba ntikururiye umuvumo aho guhabwa umugisha. Nyina aramubwira ati nakuvuma bizampame ari njye mwana wanjye, nyumva gusa maze ugende unzanire icyo nkubwiye. Nuko Yakobo aragenda azanira nyina ibyo yari yamutumye. Nyina abiteguramo ibyo kurya uko Izaki yabikundaga. Hanyuma Rebeka yenda umwambaro mwiza cyane w'umuhungu we mukuru Ezawu yari abitse mu nzu, awambika umuhungu we muto Yakobo. Naho impu z'abana b'ihene azimwambika ku maboko no mu ijosi. Yamwambitse uwo mwenda izo mpu z'abana b'ihene ku mubiri wose ahatari ubwoya. Nuko ahereza Yakobo umuhungu we ibiryo n'umugati yari yateguye. Yakobo yinjira kwa se aramubwira ati dawe. Undi ati ye. Undi urinde se mwana wanjye? Yakobo asubiza se ati ndi Ezawu umwana wawe w'imfura. Nakoze uko wambwiye. Eguka wicare urye inyama y'umuhigo wanjye maze umpe umugisha wawe. Izaki aramubwira ati mbenga uraronka vuba mwana wanjye. Undi ati nuko Uhoraho Imana yawe yampaye kuronka. Izaki abwira Yakobo ati igira hino ngukoreho mwana wanjye, numve niba ureza umwana wanjye cyangwa se niba utari we. Yakobo yegera Izaki, nuko se amukoraho aravuga ati ijwi ni irya Yakobo ariko amaboko ni aya Ezawu. Ntiyamumenya kuko amaboko ye yari yuzuye ibyoya nk'amaboko ya mwene nyina Ezawu. Nuko Izaki amuha umugisha. Aramubaza ati ese koko ni wowe mwana wanjye Ezawu? Undi ati ni njye. Izaki ati ngaho mwana wanjye mpereza ndye ku muhigo wawe maze nguhe umugisha wanjye. Aramuhereza ararya, hanyuma amuzanira na divayi aranywa. Nuko umubyeyi we Izaki aramubwira ati gira hino umhobere mwana wanjye. Yakobo aramwegera aramuhobera. Izaki yumva impumuro y'imyambaro ye, amuha umugisha agira ati impumuro y'umuhungu wanjye ni nk'impumuro y'umurima w'Uhoraho yahaye umugisha. Imana niguhe urume rumanuka mu ijuru, iguhe n'uburumbuke bw'ubutaka, ingano na divayi bigwire bisendere. Imiryango izakugaragire n'amahanga azagupfukamire. Ubu umutware wa bene so na bene nyoko bagupfukamire. Hazavumwe uzakuvuma, hagira umugisha uzakuvuga neza. Izaki akirangiza guha Yakobo umugisha, na Yakobo agisohoka kwa Ezawu mukuru we aba araje. Nukuvuga Izaki akirangiza guha Yakobo umugisha, na Yakobo agisohoka kwa se Ezawu umuhungu we mukuru aba aratungutse avuye guhiga.
nawe ategura ibyo kurya abizanira se, abwira se ati umubyeyi niyeguke arye ku muhigo w'umwana we maze ampe umugisha. Se Izaki aramubaza ati urinde? Aramusubiza ati ni njye imfura yawe Ezawu. Izaki ahinda umushyitsi aratengurwa, aravuga ati ninde wahize akanzanira inyama y'umuhigo? Nariye kuri byose utaraza, namuhaye umugisha kandi niwe uzagira umugisha. Ezawu ngo yumve ayo magambo ya se, acura imiborogo yuzuye intimba, hanyuma abwira se ati dawe nanjye mpumugisha. Se ati murumuna wawe yakoresheje uburiganya atwara umugisha wawe. Undi ati se bamwitiye Yakobo kugira ngo azanyimure kubiri kose. Azanyimure kabiri kose. Bamwise Yakobo kugira ngo azanyimure kabiri kose. Yantwaye ubutware none antwaye n'umugisha. Yungamo ati nta mugisha. Urumva yabwiraga umubyeyi we ati nta mugisha wansigiye. Izaki abwira Ezawu ati namugize umutware wawe, bene se bose n'abagize abagaragu be. Namuhaye umugisha wo kweza ingano no kugira divayi nyinshi. Nkugiriye nte se mwana wanjye? Ezawu abwira se ati dawe ugira umugisha umwe koko, nanjye mpumugisha dawe. Nuko atera hejuru ararira. Izaki se aramubwira ati uzatura kure y'ubutaka burumbuka na kure y'urume rumanuka mu ijuru. Uzatungwa n'inkota yawe, murumuna wawe uzamugaragira, ariko uzigobotora ujugunye umuzigo azaba yashyize ku ntugu zawe. Nibura yaramuhaye ihumure. Ibyo rero byarangije biteje inzigo n'ubundi cyangwa se amacakubiri hagati ya Izaki, hagati ya Ezawu ndetse na Yakobo. Guhera ubwo Ezawu azira Yakobo amuhora umugisha se yari yaramuhaye. Mu mutima yigira inama ati iminsi yo kwiraburira data iregereje. Nyuma yaho nzica Yakobo murumuna wanjye. Baza kubwira Rebeka amagambo ya Ezawu umwana we w'imfura. Nuko atumiza Yakobo aramubwira ati dore Ezawu mukuru wawe agiye kwihorera akwice. None tega amatwi wumve icyo nkubwira. Haguruka uhungire kwa musaza wawe Labani utuye i Harani. Uzabuhamye iwe iminsi mike kugeza igihe uburakari bwa mukuru wawe buzashirira. Maze uburakari bwe nibucururuka akibagirwa ibyo wamugiriye, nzakoherereza intumwa ikugarura. Ni iki cyatuma mbapfusha mwembi umunsi umwe? Rebeka abwira Izaki ati ndarambiwe kubaho bimvuye ku nzoka kubera bariya bahetikazi Ezawu yarongoye. Yakobo nawe aramutse arongoye undi nk'aba mu bakobwa b'iki gihugu, kubaho byaba bimariye iki? Ntabwo Rebeka yari ashimishijwe n'abana be, ariko duhereye kuri Ezawu, Bibiliya igenda itubwira amateka ariko ikagerageza kuyahina. Urumva
twabasomeraga ahabwa umugisha, ndavuga Yakobo. Igihe rero cyarageze hanyuma aza gupfa, ndavuga Izaki arapfa, nibwo Ezawu ahisemo kuzihorera yica murumuna we, hanyuma birangira ahungiye kwa nyirarume. Bavandimwe rero, ibi ngibi byose bikwiye kudusigira iki? Mu by'ukuri ntabwo twakabaye duhirimbana mu by'isi. Bibuke ko Aburahamu yari yarasezeranyijwe umugisha, abyara Izaki. Nyagasani amusaba kumutamba, agiye kumutamba aramubwira ati nakumvise kutansuzuguye, nzaguha umugisha. Biragenda birakururuka, birangira Aburahamu apfuye. Isezerano yari afite ry'Imana nuko Imana izamuha umugisha, urubyaro rwe rukangana n'inyenyeri ndetse n'umusenyi wo ku nyanja. Cyari ikintu cyiza, ariko Aburahamu yapfuye atabibonye. Hanyuma cyakurikiye murakizi, Izaki yarashatse, ashatse arongora Rebeka, babana igihe kinini, Rebeka ari ingumba. Nibwo twatangiye kiriya kiganiro ejo twibaza ngo ko Imana yasezeranyije Aburahamu kuzamugira urubyaro runini ihereye kuri Izaki, none Izaki akaba azanye umugore utabyara, ubwo rubyaro rwinshi ruzava he? Byaje rero kugira Izaki asenga Imana, Uhoraho aramwumva, maze Rebeka asama inda, abyara bariya abana babiri, Ezawu ndetse na Yakobo. None murabona igihe cyari kigeze ngo umugisha Imana yahaye Aburahamu usohokere nyine kuri Izaki. Izaki arapfuye, uwo yateganyije guha umugisha si wawuhaye. None umugisha wakiriye utari uwugenewe. Icyo nashakaga kuvuga hano rero, mu by'ukuri ntabwo twakabaye duhirimbana twiruka ku bitari ibyacu, cyane ko n'ibyacu tutazi igihe tuzabibonera, tutazi n'igihe bizasohorera. None se bose barahirimbana, Aburahamu wasezeranyijwe umugisha no kuzaroroka n'ibiki ntibyasohoye, yaragiye. Rero umugisha ntabwo ari ikintu ukwiye kwikanira ku wundi cyangwa se kwambura, kubera ko Uhoraho niwe utanga umugisha. Ni nayo mpamvu umugisha Yakobo yakiriye ntabwo wamubereye umugisha, ahubwo wamubereye nk'umuvumo. Agira ubwoba, arahunga. Ntabwo wahunga uri umunyamugisha. Rero bavandimwe, natwe muri iyi minsi tuzirikane ko amaherezo yacu ari ukuva muri iyi si. Niba ari umugisha Nyagasani yatwemereye, tumwinginge awuduhe, ariko twoye kugirira n'uburakari cyangwa inzika zabo yahaye umugisha, kubera ko umugisha wundi buryo ushobora kuwurongeraho nawe ibyiza. Umuntu arakira, ni umugisha afite, wowe ugakena akagufasha. Ni umugisha no kugira ugufasha. Bavandimwe rero, mu kiganiro Ifunguro rya Roho ni gutyo tuzagenda tuganira ku ijambo ry'Imana, dusoma Bibiliya, ibindi bitabo bitagatifu by'abatagatifu bagiye bandika inyigisho zabo twita le père de les églises, inyigisho z'ababyeyi, abakurambere ba kiliziya. Ibyo bizagenda bidufasha natwe gukuramo isomo ry'ubuzima turimo, bidutegurire no kuzajya mu buzima bw'iteka. Dukomeze kubanira kuri televiziyo Kiliziya Imwe. Wishimiye ibiganiro byacu bitandukanye, ibiganiro by'abatagatifu, inkomoko, ubusobanuro n'amateka by'amazina, indirimbo zitandukanye zitambuka kuri televiziyo Kiliziya Imwe. Mbese ibyo byose bidufasha mu kwitagatifuza amashapure atandukanye, ishapure y'ubutatu, ya Roho Mutagatifu, ishapure isanzwe, impuhwe z'Imana n'ibindi byose mugenda mubona bitambuka hano kuri televiziyo Kiliziya Imwe, bigamije kudufasha kugira ngo roho zacu nazo zironke intungaroho. Ni intungaroho, nanze kuzita intungamubiri, kandi nyine tuba tugaburira roho. Ibyo bizadufasha kugira ngo mu rugendo turimo, mu bindi tubamo, uri umuhinzi, uri umukozi usanzwe, ibyo byose
uri kugenda wiyumvira ibi biganiro kuri telefone, kuri televiziyo, kuri radiyo, ahandi hatandukanye, ibyo bizagufasha kugira ngo bikubere nk'umuyobozi mu nzira yawe. Umenye ngo ese mu kazi kanjye aho ntabwo naba ngiye gusimbura murumuna wanjye, ngiye kwica murumuna wanjye, bityo kariya kazi kazaba kanjye. Buribeshya cyane. Ngiye kugenza gutya kugira ngo ibyari bigenewe umuvandimwe mbyihe. Urabyihase, ufite iminsi ingahe ku iyi si? Hari n'ukuntu utari burareho. Mu gihe wari uri gucura uwo mugambi ukaba urapfuye, nibyo bita gupfa nabi. Ibyo bita gupfa nabi, gupfana umugambi mubi birakurimbura. Bavandimwe rero, reka duhagarikira aha, ntabwo dusoje ikiganiro, ahubwo ni akagaruka kuri televiziyo Kiliziya Imwe. Wowe kora subscribe kugira ngo ibiganiro byose uzagende ubibona. Nyagasani, tugushimiye ko waduhaye ijambo ryawe kugira ngo ritubere umuyobozi. Turakwinginze kugira ngo Roho wawe, Roho Muhoza akaba umuyobozi, adusendere, atubere umuyobozi koko. Natwe turamwemereye kugira ngo atwereke ikiri cyiza, tugukurikire, maze iminsi mike dufite hano ku isi nyamara ikaba myinshi, kuko itegura ubuzima buzahoraho iteka, tuzayivemo amahoro, tuzaririmbe ubutitsa tuvuga tuti Nyir'ubutagatifu, Nyir'ubutagatifu, Nyir'ubutagatifu kuri aritari yawe iyo mu ijuru. Dusabye umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.